nanone navuga ko ari ibyishimo byinshi n'umunezero mwinshi wo kuba twongeye kubona ubu buryo bwo kuganira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana niryo jambo ribohora, niryo jambo rikiza, niryo jambo rikura mu rupfu rigashyira mu bugingo buhoraho. Ni niko kuri kuko hanze aha hari byinshi bivugwa, hari byinshi abantu biringiye, hari byinshi abantu bitayeho, hari byinshi abantu bishingikirijeho, ariko ijambo ry'Imana, icyo Imana yavuze burya nicyo gihoraho iteka ryose nk'uko nayo ihoraho. Ubwo rero ni igiciro kinini cyane kuganira turebera hamwe ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo nitumenya ukuri, uko kuri niko kuzatubatura. Ubwo rero birakwiriye ko mu by'ukuri abantu bashishikarira kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, bitandukanye mu by'ukuri n'ibitekerezo byinshi by'abantu, yewe n'ubusobanuro bwinshi abantu bagenda baha ijambo ry'Imana nyine butari bwo, hashingiye ko nanone utapfa kumenya iby'Imana utabihishuriwe nayo ubwayo. Ijambo ry'uyu munsi rero turisanga muri Yohana ibice 4 umurongo wa 15. Twasoma twihuta. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Imana ishimwe cyane. Ni inkuru y'umusamariyakazi wahuriye na Yesu kw'iriba, bagahura mu by'ukuri umusamariyakazi agiye kuvoma amazi, ariko baganira. Yesu akamubwira ati mu by'ukuri aya mazi uhora uza kuvoma igihe cyose ntajya kumara inyota, ariko uramutse umpaye ku mazi, uramutse uyampayeho nanjye naguha ku mazi unywa, ntuzongere kugira inyota ukundi. Ariko umugore aramubwira ati mu by'ukuri yabanje kumunaniza, amubaza ati ariko se amazi wayampa gute, kiririba rirerire, nta n'ikivomesho ufite, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko mu by'ukuri biza kurangira Yesu amubwira ati noneho nimba ushaka nguha amazi, genda uza n'umugabo wawe. Umugore aramubwira ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati nibyo, ibyo uvuze ni ukuri, nta mugabo ufite, ariko si uko udafite benshi, ufite 5, ariko mu by'ukuri no mwararanye cyangwa se no muri kumwe kuri ubu ntabwo ari uwawe. Nkavuga nti mu by'ukuri iri jambo rihishemo ibintu byinshi, rihishemo mu by'ukuri ubuzima bwa buri munsi tugenda duhura nabwo, kuko usanga umuntu mu by'ukuri nubwo afite ibintu byinshi yishingikirijeho, nubwo yanyuze hirya no hino, nubwo yaciye mu nzira nyinshi avuga ko zimuganisha mu ijuru, nubwo yakoze byinshi bishoboka, nubwo aririmba muri korali, nubwo asenga cyane, uwo nawe yaba umugabo wawe. Nubwo yitanga agatanga 10 n'amaturo, uwo nawe ni umugabo benshi bishingikirijeho. Nubwo yerekwa agahanura, agahishurirwa, mu by'ukuri uwo nawe yaba ari umugabo. Nubwo ari pasiteri, nabyo reka mbivuge, nubwo ari bishop, nubwo ari apotre, nawe uwo ni umugabo. Navuga ngo nacyo ni ikintu yishingikirijeho, yumva aricyo kimugize uw'Imana, yumva aricyo cyamuhesha kujya mu ijuru. Ariko nubwo bwose yishingikirije kuri icyo ngicyo, ariko mu by'ukuri birangira yumva ko nta mugabo afite. Iyo umubajije ati ariko se mu by'ukuri uzajya mu ijuru, arakubwira ngo ntabwo mbizi. Mwene magambo cya kindi yari yishingikirijeho ahita yumva kitamuhindukira mu by'ukuri cyamuhesha kujya mu ijuru. Mwene magambo ni nk'uyu mugore, nawe ni umusambanyi, kubera ko afite ibintu byinshi, afite abantu benshi, afite abagabo benshi, ariko iyo umubajije ati noneho nzanira umugabo wawe, mwene magambo nta mugabo afite yahagararana imbere y'abantu. Mwene magambo nawe nta kintu ufite cyaguhagarika imbere y'Imana. Nubwo ufite byinshi cyakora witaga nkaho byatuma wemerwa imbere y'Imana, ariko ibi byose ni imfabusa iyo habonetse kukubwira ati ese mu by'ukuri ayo masengesho uvuga yaguhesha kujya mu ijuru. Uhita uvuga ati mu by'ukuri ntabwo najyayo. Ukaba umaze imyaka myinshi cyane mu idini ryawe, ukumva nabyo ni ibintu bikomeye, ukavuga ati ngende mu idini ryabanje, ni mu idini ryaje kera, nawe ni umugabo, ariko se kuri bamo biguhesha kujya mu ijuru. Mwene magambo
wumva uri intungane imbere y'Imana, uwo mugabo wawe wamuzana imbere ya Yesu. Mu yandi magambo ese ufite gukiranuka nk'uko Yesu, cyangwa se gukiranuka nk'uko Imana, kuko iyo uhagaze imbere ya Yesu ne guhita wisanga mu by'ukuri byo wishingirijeho byose ntacyo bimaze. Mu yandi magambo ese iyo ugereranyije gukiranuka kuva mu mirimo yawe, wumva kungana no gukiranuka kw'Imana, kubera ko mu ijuru hazajya umuntu ukiranuka ku rugero rw'Imana. Mu yandi magambo rero, kuba ufite abagabo benshi ntacyo bivuze. Kuba waragiye mu madini atandukanye, n'uyu munsi akaba ari iryo urimo, n'iryo urimo uyu munsi ntacyo rikumariye. Mu yandi magambo ntibyakuviramo ubugingo buhoraho. Nicyo bishatse kuvuga. Ese mu by'ukuri ibyo byaguhagarika imbere y'Imana ugatsindishirizwa kubera ko waririmbye muri korali nziza izwi mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo? Ibyo ntabwo byaguhindukira guhabwa ubugingo buhoraho, cyangwa se ntabwo byaguhanirizwa no gukiranuka. Uwo niwe mugabo rero, uwo niwe mugabo, cyangwa se abo nibo bagabo benshi, kuba usenga 3, kuba usenga 7, uwo nawe n'undi mugabo ushingikirijeho. Ariko se uwo mugabo mu by'ukuri ni umugabo waguhesha kujya mu ijuru? Mu yandi magambo, iyo mirimo yawe wumva yaguhesha kujya mu ijuru, cyangwa n'ubundi urangiza kuyikora wumva ntacyo byakumarira mu bijyanye no kwemerwa imbere y'Imana? Mu yandi magambo rero, reka mvuge ngo nta wundi mugabo uhari, cyangwa se nta yindi nzira ihari imbere n'inyuma yatuma umuntu yemerwa imbere y'Imana keretse kwizera icyo Yesu Kristo yakoze ukabarwaho gukiranuka kwe. Yesu wishyizeho ibyaha byawe, Yesu wishyizeho ububi bwawe bwose, ndetse akanabuhanirwa, ahubwo akaguha gutungana kwe kugira ngo nubyemera biguheshe kujya mu ijuru. Uwo niwe mugabo ukwiriye kugira uyu munsi. Ibyo nibyo byiringiro ukwiriye kugira uyu munsi. Ibyiringiro byose mu by'ukuri bidashingiye kuri Yesu Kristo ni imfabusa. Ibyo ntabwo bizaguhagarika imbere y'Imana udatsinzwe n'urubanza. Reka mvuge ngo uyu munsi rekeraho gusambana. Rekeraho gusambana kuko ntacyo byakumarira. N'ubundi uzakorwa n'isoni. Gusambana mvuga nuko hari abandi bagabo wumva wabangikanya na Yesu, nuko hari ibindi wumva wakwishingikirizaho kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru. Uko niko gusambana ubundi. Ibyo nibigirwamana. Nta yindi nzira. Yesu yavuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ni nanjye bugingo, nta wajya kwa Data ntamujyana. Kuba wabushimwa n'abantu, kuvuga neza, gushimwa n'abantu, kwemerwa n'abantu, kuba igitangaza ugatangarirwa na bose, ibyo ntibyaguhesha kujya mu ijuru. Uwo mugabo nawe ntacyo amaze. Ari muri babandi batanu n'ubundi. N'ikindi wazakoresha, n'icyo bakubwira ucyongere kuri babagabo warusanzwe ufite. Nabo baraba ari abagabo mu by'ukuri babasambane, baraba ari abagabo b'indaya, baraba ari abagabo mu by'ukuri batuma ahubwo ubabaza Imana, wibwira ngo ibyo ntibyaguhesha kujya mu ijuru, kandi ntabwo ari byo. Nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera ko umuntu yogejwe n'amaraso ya Yesu maze. Ufite abagabo benshi, ariko uyu munsi ndagira ngo nkuko Pawulo abwira abo yandikiraga ngo nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ndagira ngo nawe uyu munsi ugire umugabo umwe gusa ari we Kristo. Ni amagambo yabwiye ab'Ikorinto. Ndagira ngo uyu munsi ugire umugabo umwe gusa ari we Kristo, abandi bagabo bihorera. Kandi ukibafite, ugifite ibindi bintu wishingikirijeho, Yesu ntashobora kuguhereza amazi. Reka mvuge ngo nta bugingo buhoraho wabona mu gihe cyose ucyumva ko hari ikindi kintu cyaguhesha kujya mu ijuru. Gukiranuka kwawe ntibishoboka, imirimo yawe ntishoboka, ubwiza bwawe ntibushoboka, kuririmba kwawe ntibishoboka, gusenga kwawe ntibishoboka, ubutayo, ibyo byose, amaturo, icyacumi n'ibindi, n'imirimo ukora ikomeye mu idini, ibyo byose ntibishobora kuguhingura imbere y'Imana. Ahubwo ibyo ni ibikujyana kure yayo. N'abandi bagabo ugenda wishingikirizaho, uko ni ugusambana. Ndagira ngo uyu munsi rero niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, nawe mere nk'uriya mugore wavuze ngo mu by'ukuri nubwo nari mfite benshi, atirengagije byinshi yakoraga mu idini rye, atirengagije imirimo ye yose yari yishingikirijeho, yaravuze ngo nta mugabo mfite. Nawe uyu munsi emerera Imana ko ntacyo ufite cyaguhesha kwemerwa nayo, kuko uri mubi kubw'akavukire yawe, n'ibyo ukora byose ni bibi. Hanyuma Yesu agiye yaguha amazi amara inyota, Yesu agiye yaguhesha ubugingo buhoraho biciye mu kubarwaho gukiranuka kwe. Yaramubwiye ngo amazi nguha nuyanywa ntabwo uzongera kugira inyota ukundi, nawe ntabwo uzongera kwibaza ngo sinzajya mu ijuru gute, kuko uwo munsi uzaba uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo buhoraho. Imana ishimwe rero
ku bwa Yesu we waduhesheje kwemerwa n'Imana kandi rimwe risa kugeza iteka ryose. Nawe rero numwizera uyu munsi urabona ubugingo buhoraho. Numwizera biravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka, ariko utamwizera abamaze kuricirwaho, ndetse n'umujinya w'Imana ugahora kuri we. Ariko sinakwifuriza kuba mu bantu batizera Yesu bakishikiriza kubipfuye, kubiteye isoni bikorerwa mu madini hirya no hino, ahubwo uyu munsi wizere Yesu ubona ubugingo buhoraho. Nkuko bisanzwe rero mwaganiraga na Emile Nshimiyimana, muvuga ubutumwa bwiza udashingiye ku idini iryo ari ryo ryose. Umuvuga ubutumwa bwiza ukubwira uko wava mu rupfu ukajya mu bugingo buhoraho, idini itabigizemo uruhare, imirimo yawe itabigizemo uruhare, ahubwo bivuye ku cyo Yesu yakoze. Ushatse kuduhamagara rero cyangwa se kutwandikira, ushatse kujya kuri groupe ya WhatsApp n'ibindi, waduhamagara kuri 07844257 cyangwa se ukatwandikira. Ubwo ku muntu uri hanze ni ugushyiraho akamenyetso ko guteranya 250 ubundi 7844257. Imana ishimwe ku bwanyu, Imana ishimwe ariko cyane ku bwa Yesu we uduhesha kwemerwa n'Imana biciye mu rupfu yapfuye ndetse no kuzuka yazutse no gukiranuka yakiranutse kugira ngo aduheshe gukiranuka. Imana ishimwe none ndetse n'iteka ryose. Amen.